mwana tubwire ubundi kuri aha ngaha hafi saa 2 za nijoro ubu ufite icyizere cyo gucyura amazi cyangwa ntacyo mfite nta cyizere cyo gucyura amazi twayabuze rwose niba bareba yaza yewega mba nkubaze ufite icyizere kuri bucyura amazi urayacyura cyangwa ntayicyura yewe ufite telefone wowe uri gushaka Snapchat wowe na kamera isanzwe ntabwo iri gukora ndetse ndazi kukwereka waza kubirebera nshaka kugamba kuri WhatsApp ukagashyira kuri wasa n'uwegera hepfo kidogo karabaye none Nyabisindu rwose bikomeje kugorana amazi yewe aya ni amazi gusa dore icyo amazi akoze Nyabisindu amazi muri Nyabisindu akomeje kuba ikibazo ntabwo mbabeshya turi saa 1:11 ariko hano Nyabisindu amazi yabaye ikibazo amazi Nyabisindu akomeje kwigira karakajya yewega do saa 1:15 inkundura y'amazi bariya bose bashaka kuvoma se ndagawe none baragenze ndabo yewega amazi ko mbona yabaye ikibazo ko mbona byabaye inkundura ko mbona byabaye akasamurwe yewe
rwose wasake mutabare hano Nyabisindu ibintu birakaze. Saa moya n'igice ndebera hano ku ivomero ukuntu bimeze. Mutabare muze mukora amazi Nyabisindu rwose busibi nibi. Oya wasake muze mukora amazi hano Nyabisindu kubera ko ibi ntabyo rwose. Yewe rwose ibi ntabyo pe. Ahangaha ibingibi uri kureba, ibingibi urimo urareba ahangaha ni abaturage baje kuvoma hano Nyabisindu, ariko ikintu bita umuvundo gihari Nyabisindu hari karitsiye nta mazi arimo my dear. Wasake rwose muze mukora amazi Nyabisindu kubera yuko ni ukuvuga ngo ahangaha aba ari umwana aba ari umumera aba ari iki bose bari ahangaha. Mbega umurongo niko ahangaha ngiye gusubirayo kubera yuko ndaje mbanze mvugisha aba bapampe. Aha ntabwo wavoma rwose, ntabwo wavoma kubera yuko rwose ni ukuvuga ngo ibi ngibi byose mureba aba bose bategereje kuvoma Nyabisindu. Amazi yabaye ikibazo rwose, wasake ni mutabare ibi ntabyo, ibi ntabyo byonyine reba murebe Nyabisindu rwose aba bose bategereje kuvoma. Yewe sister mva nkubaze, ese ufite icyizere ko uri bucyura amazi?